so n'iziri ko bimeze neza agenda n'utundi dutandukanye. Uyu munsi rero tuje kureba ukuntu ushobora guta telefone yawe ukaba wayireba ahantu yabiri cyangwa umuntu yaba anayifite ukaba wanamubona ukoresheje iyi telefone ku ruhande. Ni ukuntu washyiramo imeri umuntu yayifata aho yaba iri kureba hariho hose ukamubona. Kamera yaba iri kureba mu kirere ukabona, yaba ifite mu ntoki imwerekeje mu maso ukayibona. So rero nta kindi rero reba niba ufitemo iyi application iyi ngiyi iri kureba. So niba uyifitemo rero twagiye uyinjiramo ugafunga kuko nguko uraza no ku English uri kuyibona. English iyo yikozeho uhita ubona indimi nyinshi ukazibona nk'uko nguko. Rero nimba ari mu rurimi waba uzi rukoroheye cyane warukoresha, ariko ngereka nkoreshe English niyo nziza. Yes, yikozeho bimwe uko uraza ugakora ahangaha aho uri kureba. Umaze kuhakoraho sasa rero nta kindi uhita winjira ahangaha. Iyo umaze kwinjira ahangaha bahita bakwereka imibare kugeza kuri 5. Reka dukoreshe rimwe. Yes, ukora kuri rimwe n'ubundi mwisanzwe niyo usangamo. Yes, iyo ukozeho rero bihita bimera uko nguko. Bihita usanga kuri kamera sasa rero uraza ugafunga kamera. Nababwiye yuko kamera umuntu ayifite washyizemo imeri uhita umubona. Uraza rero kuri kamera ukayifungura. Kamera rero imaze kuyifungura, yes, kandi kugenda gakeya ariko kanyifungure. Yes, ifunguye rero gatuyifungure. Yes, uraje ukayifungura gutya ukaza ugakora kwa akambere ukagakora ubwo uba yifunguye nyine. Si ibyo gusa bituma no kano hasi uri kureba ahangaha ukayemeza ukahita uza ugafungura ahangaha naho ukahafungura. Yes, kandi ni gakeya ukahafungura ukabona ko bigenze bitya uhita ukora kwa akambere ukahafungura naho. Maze kuyafungura rero uhita uza ugakora hano kuri OK. Iyo umaze kuyikoraho uhita ugera hari se ugeze ahangaha ahantu muhitonde. Nta kindi rero uraza ugasoma nyine. Ibi ngibi ni ibintu bigiye bitandukanye bagenda bakwereka, ariko si ibintu by'ingenzi. Reka mwereke icy'ingenzi. Yes, reka nsubire inyuma gato ushatse wabisoma cyangwa ukanabyihorera bitewe n'ukuntu ubishaka. Nta kindi kintu wakora ahubwo reka dusubire inyuma. Yes, nabwiye yuko iyo wayitaye cyangwa unayihaye undi muntu ushobora gukoresha indi phone ukabibona. Sasa reka dusubire inyuma. Uhita uza ugafungura akangaka. Maze ugafungura utusaba rero email tugiye gushyiramo email ko mwabibonye n'email tugiye gushyiramo. Email uraza ukayifunguraho ukayitora bakwereka uku ukaza ugakora hano hasi. Ntabwo yuko yisize mu yindi phone email tubona phone yawe ahantu. Yes, uraza ugahitamo email yawe. Izi ni email zanjye reka nshyiremo. Wemeza kuri email yawe ugakora kuri OK bikamera gutya. Ukoresha indi phone yawe ukahita uyibona ahantu iri uyifite. Aho kamera we ahantu hose kamera iri wayitunze umuntu uyifite ahantu iri kwerekera kamera niho ubona. Yawe bayifite mu ntoki. Ubona n'umuntu uyifashe mu ntoki wawitunze kamera mu maso uramubona kubera email. Ibi ushatse iyo wabisoma, ariko ibi si byo by'ingenzi. Ni kwereka za email zawe uhita uza ugakora kuri ako hasi akangaka kuri kurebaka. Ese ugakozeho bifunguka kuko nguko. Yes, umunsi abajura bajya ariko twabavumbuye. Yes, dore email yanjye ahantu igiye. Email yanjye ngiyi ibibona bigenze gutya. Araza ukemeza hano hasi ahangaha uri kureba. Iyo twabona igisubizo abajura barajyahe ko twiyiziye. Uraza ukemeza hariya uri kubona utafunguka ahangaha. Umaze kufunguka ahangaha rero nta kindi ukora. Uraza ugakora hariya.
ukemeza ahangaha kuri aka kantu uri kubona ahangaha hasi, dukora kuri OK bigafunguka gutya kubibona. Waba uyifite mu ntoki, umuntu uwo ari we wese ayifite, ushyira email mu yindi telefoni wayibuze, iyo yawe wayibuze ukayikuraho ugashyiramo email nako ukareba gutya ukahita umubona rwose yitonze kamera. Fone yawe yayirambitse hasi, yawe itari hasi, icyo mvubonaho kamera yitonze. Isi nta kindi rero uzangaha ukemeza kuri kariya ukaza ahangaha niba bazajya bakujyana. Sasa rero ahangaha itonde uhita ukora kuri kariya ukaza kuri aka kambere ahangaha. Ayise ahangaha iyo umaze kuhagera uhita uzaha ahangaha urafungura ugakora kuri aka ngaka ko hasi, aka ngaka ukikemezaho ugahita bakwika ko birangiye, kubibona ko nawe nyine birangiye. Uraza ukemeza kuri aka ngaka ugahita ubona bise bisubira muri fone yawe nk'ibisanzwe, kabiranye nta kindi kintu ntabwo gisubira inyuma, ahubwo nibyo bita byikuramo, kugira ngo umenye yuko byizewe kandi binasukuye. Najya ngenda mbatamo utuntu